Ewe mbasi vuyeyo ko bigoranye ngaho kandi biragoranye pe bimeze gute ukuntu bimeze rero ntabwo byashoboka ku muntu yaje kuhubaka uko byagenda kose ngo icyangombwa cyaharaniye etaje ubwo rero sinzi ukuntu biragenda Mungu nawe ndagerageje ndamwigishije ntisi koko wambabarira ko ari udufaranga naburonse ahantu kugira tumfire ubusa ko ninshaka kubaka kapansiyo utuzu tw'ubucuruzi kuwandohorera ubwo rero ngo bari mu mavugurura y'ibipapuro by'ibyangombwa byo kubaka kubaka ngo hari ikibazo cy'ubutaka buri kugenda burashira umunsi ku wundi mu gihugu bafashe umwanzuro umuntu utazubaka atazaga kwaka icyangombwa cyo kubaka etaje ntabazongera kukimuha ubwo rero ubatse buyarubatse cyangwa baranansobanuye bati rero nimba ufite ago mafaranga mbajago mfite mugamba mfite miliyoni 16 arambwira ati rero shakunda abandi bantu nk'abane bafite wenda 20 mwihuze mwubakwana nubwo mwakubaka nivisha 3 twihuze kunzu mwihuza kandi utakari ubwacu numva byashoboka none ko batakwemera kuyubaka atari etaje twahagurishije sangwe ngo twihuze yemwe ngo nicyo giteke nta n'umuntu batirizongera kuguruka ngo rive kunzu bamwemere kurisubiza ni impamo ngewe uzigitekerezo numva mfite ariko none iki kintu batekereje nico uzugeza hirya mu kiyovu ugeza hifa mu rugunga ahantu wahingukaga mu gikondo ukabona ishamba nta n'igiti ubutaka bwashize niba bashaka gufata abantu barenze 2 cyangwa 3 bakabahuriza ku nzu iyo nzi zaza ari yandi hoya nyine mu bigeranaga amasezerano aransobanuriye nimba umwe afite nivo yo hasi undi akagira iyo hejuru undi akazagira iyanyuma cyangwa se ngo ufite n'umuryango kuno twasaturiraga abana ngo ja kubaka ku ntaraga ja kugasi ubaka etaje umene dare uparike mwana nashaka kubaka zacumbure yindi dare aparike undi najaka kubaka guco nkavuga nti none nk'umuryango ufite abana 30 bizagenda gute iyo nzu ntiyahirima use ubu tumburuke bwo hejuru mba bwazagarukiraye nuko rero nta handi hano kongeraho hasi yewe data sikuru kwikuburira imbuga abakobwa baramwe ngo bateretse inzara ngo ntibakora ngo hasi bari hehe izo nkozi zibiri bakora mu byondo kandi reka nkubwe wa mugore aba bana ni wahubororaga ariko mborora nta siba kwizina ry'Imana ubu rero uhagaba abana buretse sinzabireba se ariko wa mugabo urebe ko hari uzashaka kamarayo ni yabaye muzima ngabo wasi yabikirumba ngo nuwanye ibyo ni biki bumbwiye bose baragukurikije mu bugoryi wanjije nta soni ukifata ugafata umukubuzi ugakuburira imbuga aba bana bari mwiyonzo mama wuwase ubu mbaye injije nshaje nama vaze wabahamaga ntibari mu nzu bose ntibabyagiye mu nzu ndakubwira ngo ibi byose ni wowe ubiteraga buretse ikizabikurikira uzambwira ku izina ry'Imana Nigirika tukubaha ubagura kubarira nk'ibigoyoma ni kwa ministeri ngo nta mwana wafata isuka datangwaje gukura ibijumba hajya ngo ntoki zaza hamazizi ngo inzara zavunika simbonaga no guhata ibirayi urabyihatirara ninjye wabaye nyiramiruho w'uru rugo wabaye nyirandushyi w'urugo hajya nindejo nasanze kumufurira amakariso Arine ariko we none umwana yigenda nukira inzesa zimutuma undi nyamana ubu burera babana turukubaha ubu burera ntabwo ari byo kwizana ry'Imana umwana aratambuka nkumva akantu ka ndebera no kurya sinzigana n'abari gutegeka indoda ngo nibate ngo atarambaka ngo ntawate ariko wararuye ibintu bateye ku nzara ibintu basize warabibonye nini ibi byose niwe hubororaga ubicaje ukababwira uti mukore mufate isuka muja guhinga ntabahinga imihiri imbiri yawe izahangaha yihamagara izahangaha umva hamagara imihiri imbiri sohoke miri waje ariko mwana yabaye muzima wase ko nibite kurija mwiyenze ariko nawe musohoke hanze muja hanze papa kubita niko mwoga fama ndore navuze ngo mwicare hano musutarare hano muzi ikintu kiriho ibintu ubu bigiye guhinduka bigiye gusobanuka ndebera ku izina ry'Imana dore mu kibuga kiri kuburamo n'umusifuzi ikipe yiruzuye
niko murama vaze muri urugo tuzabimenye tubateremo indabyo cyangwa papa urabona utamvuniye urwara ko kavunika indakandagira ibiryo byasha nkuba muri kunyegetana mu safuri mu nkono rebera urwara rwanjye n'uruvuni ufite imyaka ingahe nese papa imyaka 28 ni myinshi imyaka 28 koko kwizina ry'Imana ubu nyoko yari wo gukuburiye imbuga muri mwiyinzu nese ni wabishaka ukuntu inzi imeze nta nubwo wayirara wasandarinda waturika babigenje bati buri wese yajyana purizamo impumura y'ubwoko bwe n'ubwo bwoko bwose bwagiye burahurirana buri mbara amafurufi parufe papa parfum ngone parufe Zefirina parufe nindagiye sinzi byaribyo kwizina ry'Imereka mbabwire narabyaye ubu ngiye kubahagurukira ibi ni ibiki kwanza ikintu gihari ikintu ngiye kubakorera ariko hajya ngo ufite imyaka ingahe 20 uvuze uranguriye ntabwo wavuga ngo abantu bumve kandi nakumva ngo mupfuye ko tegisi hano nkumva induri yaremye hafi amabati kugabambura wowe ufite ingahe 26 wowe 18 uri bucura wowe wagira urabwejura cyane weho 25 wa mugabo uzi ko ngiye mfite imyaka 18 data yambwiye ngo ndakuze ni mpamvu ngiye gushaka umugabo wowe gapfa none bari kubibifayo ngo hano utari hano ko nabwiwe na data nabwiwe na mama uri kubarira gutyo ubateze icyo kubabwira nka so babyara ngewe nka nyina ndabwira abana ngo bave mu rugo nese mwamadebemo ubu koko kwitwara guca bona ariko reka mbabaza koko mwabuza abagabo mwakundana nabo ngo mushake ubu se baba basongoje inzara akabona abagabo babe ikintu gihari none makuraho n'agahukuni kwizina ry'Imana nta muntu urajya kunsubirira mu nzu oya mbahaye ku kwezi konyine umuntu urabutashatse umugabo ntabwo azongera kundarira mu nzu mushake cyokoze wenda ntuza Karine uyu wenda aracari mutoya no mwese mugeze igihe cyo gushinga ndebe 28 wabuze ko umuntu mwakundana waramubuze muto mwaragira umutwe ungana gutya ngewe mfite isezerano ry'Imana ngo wowe umuzibe ngo wowe ufite ngewe mfite isezerano ry'Imana nubwo iri isezerano Imana yambwiye ko izankorera uboko niga amasengesho yirwaga akava kuwa mbere akajya kugundi rwa mbere ngo ari kuja gusenga gusa hari umupasiteri nyine undusha imyaka 60 uri kunereta ngo tubane kandi ubwo wasanga waranze wo gapfawe ngiye nago mukunda dore kirima rimwe kubera iki wamwanze umugabo urutaso negereje igitangaza cy'Imana ariko wa mugabo uri kumva ngo imyaka uwo mugabo amurusha ico gitangaza nande ndakikwijeje nyuma y'uku kwezi uraje uzabona siko wariwe wowe wabuze umuhungu mwakundana n'abahungu biri n'ubwoga bari kuzara hari n'abanywa urumogi n'ibyo mbonaga bimeze nk'ibisare hari n'ibyagize wabuze nabona bira bihungu byo kwazibera ngiye ko nitambukira ku kabari ibigabo byo byose bikamamagara kandi mba nzi ko bifite nyina jura hita witaba kuba cyo utitabaga bikubwiraga guki gushakana n'ibigabo kandi biba bifite ibigore n'ibihungu bigize ngo biriyo ntibirashaka biba biri kunywa inzoga nke ntago nabiva nose wumva ko uzashaka bigenze gute bigeze gihe nzashaka umuntu uturutse muri Amerika ukumva papa uwo munyamujyi azajya amenya kwita kuri izi nzara zanjye akamenya kungura amavuta akanamenya makeup uturutse muri Amerika niwe negereje uwe uri mu buhorandi aje kwagere gwari gutwara miri kwagere gwari yego sha Imana ntikora ibitaro tegereje umuhungu wa Joe Biden azatuka muri Amerika USA yego sha turamusengera yego da yewe ubaye ngo mwana wa Trump yego Trump kwagere gwari uba muri Amerika ibi byose ni wowe siba wakapfa naka nkubwiza uko ibi byose ni wowe oya ndababwiza uko weho bimeze bite nyine ngenda mufite ariko yaragiye ari yagiye Uganda zazi ejo bundi angana tese imyaka 18 mana ya wabaruza abasaza si ibi byose ko ari wowe ushaka aba bana batarashatse ndaboshye wanshatse mfite imyaka nyina baba barashatse wanshatse mfite imyaka ingahe bwira aba bana singuyu nyoko nyoko bari bagiye no kumfunga no kuco giteke kuri tari ryagakomeye nk'iki gihe urumva namuze ngafite imyaka 13 iyo ni generation yesiyo yacu ngo ni generation ye
iyo ntababyara nkiri muto ubu mba nkingana gutya muri viziyo nimukaturenganye natwe tutadukeneye kwiyitaho tukazashaka abagabo none si mwabiboyo mamwe reba uramukobwa agatara hejuru wandi wakutse amenyo gose umeze wasigaranya abiriga ameze nk'ifuko umeze nk'ifunduresha saresha nagucara yarashatse nande uru rudoma yeje ubu mfite ubukwe pa ngo ejo mfite ubukwe ufite wabibwiye nde ufite ubukwe niko shirangira kumbwira ngo tuzakuru ari hehe siko atazaga hano reka kuncabira anyirazaza rahira nukuri azaze rahira tesi rahira nukuri kwimaza zeje umuntu aje gufata irembo mumutegereze muramuzira mushari we ntukambeshe natuyungu yirirwa agenda mu mihanda mutubari ngafite umugabo ratapa ejo bundi zibareka kundi manganya wa muhungu mukundanaga mu bigunda ntagere hano n'uwaye tegure kwakira ejo bundi azaza yari yaragiye muri Amerika nyina mwumve bana banjye murukumva tese nkora mbahangayikira umunsi ku gundi mvuga inti singuye nyoko natwe tuzibona ifoto twishime kandi namwe mugende mworoke mushinga imigero nawe mwibana ifoto nk'uko mwavutse mubyare mugire bahungu n'abakobwa ariko nyine mwiturongoza ejo bundi ubwo nzaba naragwengenda nyoka atagihari tuzagira badukorera mu ngata nabo bagira bate umuryango ntiguzimire nose muzifata gutya nk'amadebe nk'amawuwa wene nta nico banadunangiye ngo tumenye ngo bagihombanyirije ahangaha ubu koko mwavuga ngo ugu muzimu nashakiyeho n'umuzimu gumeze gute konzi ko nateye ishoti tinyabingi nkasingira umusaraba koko nyagasani mana wenda wowe wumva abantu koko nzasenga amasengesho ugameze keza ako kantu ko gusenga niyo mpamvu nawe ugomba kwakira umukwe wo mu diaspora azagezana n'indege umudiaspora ninde inzara do babandi bo muri Amerika uzazana n'amadolari babandi bahe muri Amerika mwogapamwe simugeze muri Amerika mwanza mwabona nabina ntibashoboye no nimba warasenze kubera utizera Imana kubikita ugize imyaka ingahe myaka 28 kandi wari wanavuze ngo twa none ahubwo ngo urukumenyana n'abasoko kuri wawe nari ndimo mesera makariso nde nari ndimo mesera makariso ejo bundi ndi si muri aba bakobwa miri batakaraba nyoko batabashe kwifura je papa ninde ukwifura ni jema ninde urashobora niyo aditesho ikindi kintu ndambiwe yarari induru yanyu yo muyenzo buri wese ayobe umwambaro kwe oya papa nje nigura amatopu yanjye asukwayo baragenda bakayafata bakayambara n'utubuci twanjye ntahaga amafaranga ahubwo murozongera no kunyisigira amavuta muzaje gushaka ikindi kintu biyamba bose mumbabarire mu byumba byanyu mugira isuku kuva mwagapfamwe mugira isuku abakobwa bo kwifata inkari zikagenda zikazana urubobi mu kadobo mu cyumba nahingutse mu cyumba n'incanira n'uyu rahira yewe ngira ngo n'imbeba yapfuye uraragamo bugaca uyu nguyu ubucura bwawe ni uzakanyera mu kadobo agasiga gapfunikiye nagari njyewe ikibazo cya papa twakoze isuku mu cyumba cyo yavuze ejo ndi yagezemo agasangamo inkari aravuga ngo kiri kunuka ko twateyemo parufe papa ubundi ushaka nubwo ari umusirimu ushaka nagaze amaparufe nagazi umunuko nagazi n'amaparufe none se mugani icyo mbabwiye cyo mbasezeranyije ku kwezi ni kurangira buri wese atari yabona umugabo umukunzi ngo bashakane mama nangaye wabona impyisi wabona n'uwacitse amaguru mushake mu bihomeho ibyo birabare niyo namvu waye umva wa mugabo nkubwirire ibya ikibazo irakirigata none babana turabohereza hehe ziba nibashaka baje kuva muri Nyabarongo cyangwa baje mu Kara ntabwo reka nkubwize ibintu byo kuri tega amatwi ibi byose ni wowe biteraga ni wowe aba bana baba barashatse nuwo bashaka kukabajengesha uruwa gukubura imbuga ibi bihura n'amacinya biri hano ahubwo agafasha inkonuka bakubita uruwa kwihati nyoko uruwa kwihati ibira oya nyine
telefone yanjye ndababo busi bwaba ari uburare ubu nta burare burimo ku izina ry'Imana mama bure nyoko ntabwo data yigeze abyara ingegera zimeze nkamwe ndumbiki nkwereke inama itaragakecuru nyereke aba bana twagize yego ni karibu ngwino rwose injira muraho muzehe mukomere cyane Kristo Yesu akuzwe iteka muraho mama muraho neza bo musarani twaragucukuye udutandaro natwo turi hafi kugira naciye igiti ndakubaka vuba vuba mituweli rero mituweli nayo ndabyuka ndaja kwishura bose amafaranga nagahonyeje ibyo ngibyo se ibyo ntabwo urabikora oya ariko urambabarira rwose ndagira vuba vuba rwose n'imbabazi ibyo nta kibazo ko atari ibyo bishinzwe se ntabwo uri umuyobozi uyu nta kibazo ngenda umuturage usanzwe ahubwo se ni ngombwa se na hano sinahicarire njye hano njya mafata nko mu rugo wenda mutaramenya hanagura se hari ahantu dore hanaguraho usicyo wanaguza nibyo bigutiya se karibu ni mwica ni karibu yego amakuru ni meza mukomere yanyu turaho naha tumeze neza dore ibishimba gashogoro kari kunigina abateye neza ariko abafite imirimo da nkanje ko ari hegitari mfite hirya nibwiri kweramo ikawa nkeza rero n'imyumbati ninjiye uje muri uruganda rwa umbati ruri hirya nyuma yo mucegereye mu gishanga ninje uhagarariye gura muceri bako ninje ufite imirima myinshi z'umuceri ubwo wakoreye uko nguko rero yagusuzugura muze ntabwo ntoroshe mpora mpanganye n'abahungu banje baba mu Bubirigi bari kuntegeka kubaka etaje ariko se barayimbi integeka etaje ntabwo twabamenye abo nitwa Ruziga Kujye ntiwabimubariza na heke koko yego nta twabamenye nitwa Ruziga witwa Buzutu Ruziga yego anutse Kigali Vabajaka kurunguruka abantu bibihomora bya bitagiraga ikinyabupfura niko abameze n'abakobwabe dore harahagukiye cucu bitagiraga ikinyabupfura mwo kugira Imana mwe kwihorera ariko n'abana nawe uzayishyamirana n'abana koko yego rataruzete ntabwo ari Ruzete ni Ruziga yego rusatura Ruziga mbo mu rugo ni Kigali yego ntabwo nari nzi ko mu nzi ntungwe n'ubwo mutanzi nawe ntabwo tukuzi muzima ndi inshuti y'umukobwa wanyu ngwiki rahira umukobwa hano se muri inshuti nyabucuti wego ko nakwanduza wahaguruka nkakusuhuza yewe komera n'amakuru ramba yewe Kristo Yesu akuzwe yewe komera mwicarane iyo bakurebera agatebe cyangwa hari umwicara mu nzu nta n'ikibazo na muze nta kibazo mubwira za samusuhuze cyangwa tunze nanya mbwiye mama mwe mukomeze turaho turashima Imana kavura karagwa turahinga ariko hinga rarimbanye no mu cyaro yewe umeze neza ndahinga ndabimenyereye ure yuko ari bimenyereye ntacyo musuhuze ntiwumva yego we meze neza n'uyu ni uwawe ntabwo ari uyu ndabona ntamuzi
umutima wari kudusohora sohora tegereza mukobwa ntukagira amatsiko ariko igenda gake kubera ko utajya mu mirima izo nshokoro zagufashe gute uyu musore nanjye mubonye gutya wa muntu tindeze nitwa Fani okay ko nakuzi se bite Nyera arasohotse uruwera musuhuze yewe dararikoze ko sheshaza uyu se we bite n'umukobwa wacu ngaho rero ntabwo ari we singa uyu ntabwo ari we tuziranye akashaka yewe ntacu ngo ndanamugera turimo n'ibiki ndafite kumera neza ese ntabwo nzi ko ufite mfite abakobwa bakuru nabyaye nkiri mutoya sohoka ariko nkiri muto dore ca bugufi si neza nguwo rero uyu ntabwo ari we nawe nibwo namubona ego nyirabazungu ese muzehe niba si bukoko nuko ari imana mwe nyabazungu Sofia naruha koko bayora abana banjye bose ko batondesheje umurongo ndagiranye nakoze ikigaho musuhuze ngo yaje kukureba nuko abandi basuhuzaga baka bisi mpora ndabibabuza dore karibu rero ko atari we twahuye se ntabwo ari we twahuye pe hajya wambwe ngo witwa nitwa Ruziga okay rero wa muhungu wese inkunzi na nkunzi n'abano barabizi nta muntu mburabuzaga kuva na kera ndera nkirabura none se muzehe nose ubwo sha wibesha urugo se kirese niwe yase yabaye yarandangiye nabi nose ndakurangira nabi kureba nk'ubu urumva mama urumva niwe wandangiye yarambwiye ngo dutuye ngo hanana ngo urugo rufite ngo uruzitiro rw'imiyenzi yitwa Adine Basari bucura wacu ni Adine nta ni hano Adine noneho yandangiye bucura bwanjye nose ubwo koko papa uramuhunira yamye kunyuriza fuso mu murima kandi tuzatongana nkihorere uramuhana nzagushiramo amahwa zize hanyura zipfumuka amapine ariko suri mu biki by'imodoka wabiretse wa mugabo we nose wowe wumva ibibazo mfite ngo nose kureba ko nsigaranye uru ruhinja wambwira ngo umeze neza nawe komera cyane n'uyu nguyu n'uyu nguyu papa ko mufungu hajya ngo ufite imyaka ingahe amanangaye ubu nta soni mufite kumera rata mwamenyaniye he mwamenyaniye hehe ngo twahuriye mu bukwe kubera ko njyewe ndi umuririmbyi wo mu bukwe uruduka aja kumuzanira agafanta hariya haruguru nyaduka se ujye numva hawo wowe nushaka Fani agaswi arajya kubizana se niwe baje gusura umushyitsi we yagiye akaba ari uwo base ibyo bihorihori arabura baje gusura bari ujya arabura kuganiza mu mushyitsi mutangiye ibiki kandi kayigire dore ubwo amashari ganyu ngo gazatuma muhera hano yego rata umutima mwiza umva de nanga nyine ngo ese ubundi uragiye niwe baje kureba nta muntu usanze zamuka uje ku karushani pa ntaho uje ku kamenge uje ku kabaya
uwo baje gusura sundi ya Nagere ngura aho yicaye. Mano nigireyo. Ndabona aba bana tsinze. Ntabwo mbishaka. Asa muri sura kijya kare baje kuramba. Ibintu byo nababwiye ubu nta burere burimo. Ubu nta burere burimo. Nta muntu ujya kumuzanira fanta. Ndorera. Muyinjiremo. Muyinjiremo. Kabi agira ikiyinjiramo. Muyinjiremo. Yavuze gufata ka nabi karindagiye. Fatwa. Simbuka. Genda uje kuyizana. Uhutese. Yenda wagihori. Ndorera do. Wajya ngo nifuku zicengera mu myobo. Ujye undebera. Nisi mwana. Nta mugenzi wawe wambonera. Naje ndahemba ku kwezi. Akankura hano ibi birumbo. Gukura hano ibirumbo. Ushatse kuvuga iki? Wa muhungu we rero. Nahuye n'ibibazo pe. Ariko byose ni nyina. Byose ziba urarengana iki? Papa. Ndarengana. Yego rati muri inshuti. Mukomeze subwo bucuti. Cufatiriza se. Nunda mbona we hayo we. Yego. Data ko yanyise neza. Akanyita nyirabazungu Sofia wa mugabo nshaka hwi. Zongozo buzutu munota. Rata none si mwahuriye hagana. Mbo kora ko nje ndirimba mu bukwe. Ndirimbira abageni. Yego. Rero nkunda kujya mu bukwe bwinshi nagiye kuririmba. Ndiko no mpamvu uri nka cy'abakobwa sha. Ko nimeze nk'abakobwa. Noneho duhurira mu bukwe yabutashye. Yabanje kumbwira ngo akuntu kundirimba. Nuko biheraho ngaho. Gakundaga gutaha ubushitsira. Nta birori bigacikaga. Ewe. Ubwo niko gupanga kuba naza kumusura mu rugo. Muzabana se. Ni wo mujyo niho tuba twerekeza. Kora hasha. None se ufite ikibanza? Jewe. Bo ntacyo ndabona ariko ndi gupanga kuba nakigura mu Wihangayika. Bo. Sinzi wenda ngo mipangu zawe ko menye kuri gupanga ibintu by'ukuri. Nanje wambona by'ukuri. Amen. Mfite ibintu nabuza bakwe. Nyawe siki. Karya ari wanyu umuntu eraga umwako. Data waguha miliyoni 5. Za buri kwezi. Hari ikibazo se. Ugahembwa imyaka 40. Buri kwezi ukuhabwa miliyoni 5. Kanjanira abakobwa 3. Hari ikibazo. Abajyana he. Kabagira abagore. Icakwijigiza kigashibuka kikagusuzugura. Wowe gusukamvugisha ukanyakura. Nkaza nkakwereka uko zambarwa. Ukumva naguhuyu. Nza nkwereka ikindi naguha. Wa muhungu mfite ibibazo mfite ibigerageza. Ko yari abana banjye nibyo ntazi koko ngo ikindi naguha kwimugabo kuko. Hari se kuvuga ibyo bintu murana. Hari so ni jewe. Mwirirwa muvuga ngo twabuze abagabo n'uwo muntu azanye mukirirwa mu kumba data. Uko gusukandwanaho. Negere hirya. Gera hirya si. Icara. Kwicara hirya Sundi mwana kicara wanjye. Nako dori. Caraho hirya. Sakano gatoya nanubwo kubaha abana. Maze rero icyo vugonyo nijyo mbaga ntashaka. Umuntu abashabikire umuzane n'urusaku. Areco si ubajaniye hamwe uko bangana gutyo. Biragoye kubera ko urukundo umutima ukunda n'umwe nibwe gukunda ukunda umuntu umwe. Nyine ikibazo nawe urabona uje gufata muto muri bo kandi hari bakuru bene surumva ni nko gucamo kabiri umutiba. Oya urukundo ntawe rutegeka. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo amasa akunda ni impumyi kandi urukundo n'amahitamo y'umutima. Rero nagiye kumuhitamo muri benshi mu magana niwo umutima wanjye wishimiye. Nako basi watwara bucura na imfura. Hari ikibazo. Mbo kumuharika ntabwo nabirota kuko ndamukunda ari rumwe umutima umukunda wanjye n'umwe. Mbo ntaco. Kwa kibazo rata. Ahubwo buri no kwira reka ngende nzagaruka narinje kureba mu rugo ahubwo nzagaruka ndi butinde. Nanjye kamuherekeze. Oya reka njye muherekeze. Muherekeze unanyo. Enda sinimugeraho hirya mu mugura agafanta. Mama marakoze rero. Yego. Ukora gahe? Ukora gahe? Mbo nkora mu kigo cy'imari giherereye i Kigali gishinzwe ubwubatsi. Ubu ufite biro.
iyi ndayifite. Ubuhembwaga nk'amafaranga ngahe? Ntabwo ari ngombwa nzabikubwira nagarutse. Ariko biragaragara ko utajaga munsi y'amamiliyoni. Reba iyo nkweto sha. Murabeho muze. Yewe. Nisi kutabaherekeza. Bari murenzi irembo wakintu. Kikareshya nk'agafuko. Ntabwo ujuje imyaka. Nagakara ni kabi nta hantu gahuriye natwe. Ariko kakarangiza kakazana umuhungu mwiza kuriya. Papa nawe yasheje. Wagakara ninde? Aho witotobekizo kashuma tureboshe bene inzobe idahanda. Uriya mwana akaba yisiga gutumesa. Ntabasize. Sepa ntuzanemo no kudutuka. Ukwazi ko nabahaye ni kuriya. Cha itariki niriya. Cha nzabapakire ndiswe.